kugeza ubwo hari aho nageze ngira ku rupfu, mara iminsi 6 meze nk'uwapfuye, hasigaye kakuka ka nyuma. Ubwo papa wanjye agiye kwa padiri kugira ngo padiri aze amvugire gusiga kw'abarwayi. Ndabizi ko abantu benshi bafite amatsiko baravuga bati ese muri ubwo buryo bwo kubutaruzi kuvuga hari uburyo tuzi abana babasha kwiga kuvuga, niko navuga, cyangwa se babasha gukomunika cyangwa gutambutsa ubutumwa bakoresheje sinye cyangwa se ibimenyetso. Wowe wabaraciye muri iyo gahunda cyangwa nta bushobozi bwari buhari cyangwa se ubumenyi kuri ibyo? Ibimenyetso kubera numvaga ibyinshi narabyumvaga. Burya ibimenyetso iyo umuntu ari ikiragi, akenshi na kenshi hari igihe uri ikiragi utanumva byose. Urabona nk'umuntu aguturutse inyuma akaba yakuvugisha ntiwumve. Ubwo rero byaramfashaga kuba numva ariko ntavuga. Mwiriweho neza mwese mukurikiye Legacy TV, be all in or be nothing at all. Mbibutsa ko nimba utarakanda kuri subscribe button kandaho, nimba utarakora kuri notification button kandaho naho, kugira ngo ukomeze ukurikirane amakuru atangaje, amakuru agiye gusobanura byinshi utaruzi. Uyu munsi muri kumwe nanjye Albina Seni, your host, the good girl in the city, queen of the mic. Mbibutsa ko dufite umutumirwa ugiye kutubwira ubuhamya bukomeye cyane bw'ubuzima bwe. Nizera ko nawe byagira icyo bihindura. Siko bimeze, nizere ko muri kumwe nanjye. Let's go. Ikaze nanone bakunzi ba Legacy TV, turi kumwe n'umutumirwa w'uyu munsi, yatangira bibwira amakuru yanyu. Makuru ni meza. Ego watangira bibwira abakurikiye Legacy TV. Izina yanjye nitwa Jean de Dieu. Hanyuma Jean de Dieu, ese utuye ahagana he? Uri umuntu bashakira he? Nkorera Nyagasambu, ni naho mba. Kavurikira yanjye ni Burasirazuba, Nyagatare. Hanyuma Jean de Dieu, mbere na mbere ikaze. Ego nashaka kumenya ese aho hantu wavukiye ujya uhagera, na hantu wavuye burundu bimeze gute? Kubera aho ndi ari mu rwego rw'akazi, nkunda kujya ngiye kubasura nkabaganiriza nkongera nkagaruka. Abantu benshi cyane bakurikiye Legacy TV bifuza kumenya impamvu nyamukuru wabageze hano. Watangira utubwira ukaducira mu mayanje ko bimeze? Impamvu nyamukuru nabanageze hano, mfite ubuhamya nshaka kubagezaho aho bari hose, ha mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Yego. Ubuhamya bwawe buteye gute? Ubuhamya bwanjye navutse, bambwira ko navutse ndi umwana mfite ibiro 5 nk'abandi bana. Nza guhura n'indwara nyinshi, harimo mugiga, harimo n'izindi ndwara, ibirimi, ikweto, ibintu nk'ibyo. Ndarwara cyane kugeza ubwo hari aho nageze ngira ku rupfu, mara iminsi 6 meze nk'uwapfuye, hasigaye kakuka ka nyuma. Ubwo papa wanjye agiye kwa padiri kugira ngo padiri aze amvugire gusiga kw'abarwayi, mama aramubwira ati umwana arongeye aronse. Ubwo mpimbuka gutyo, simbuka urupfu gutyo. Naguciye mu ijambo, icyo gihe wanganaga gute Jean de Dieu? Icyo gihe bambwira ko nari mfite amezi 9 ngiye gushyika umwaka. Yego. Kubera ubwo burwayi rero bwose n'ibikini bwo byakurizeho kugobwa k'ururimi. Yego. Ubwo nza kumenya ubwenge ntazi kuvuga, ndi ikiragi. Ubwo natangiye ishuri mfite imyaka 6, intambara ikirangira, njya mu ishuri numva ariko ntazi kuvuga.
aho watangiriye ishuri ni naho wari utuye, ni naho wari waravukiye? ni naho navukiye, ni naho nari ntuye. Ubwo ntangira ishuri ntazi kuvuga, kize mu wa gatatu abarimu baranyirukana, batumizaho papa baramubwira ati uyu mwana rero umutware, nazamenya kuvuga uzamugarure yige. Ngira igikomere gutyo. Ubwo ndatamaze gutaha bambaye umushumba w'inka, mbana n'igikomere gutyo. Barumuna banjye n'abakuru banjye bakomeza amashuri yabo, baba baje nko mu kiruhuko bari kumwe n'abandi, twaba turi kuganira, papa akambwira ati se uricarana n'abiga bari segonderi utazina iyi kubera iki? Akabazo k'amatsiko, muri icyo gihe cyose utabashaga kuvuga warumvaga? Narumvaga, ikibazo kwari ukuvuga, kuko no mu ishuri narumvaga, ikibazo ari ukuba najya ku kibaho ngo nsome. Ni nayo mpamvu bansezereye, kubera ko ntabashaka ku kibaho ngo nsome. Yego. Ubwo rero muri icyo gihe ndi umushumba, kubera ibyo bikomere byose, nari ndagiye nicaye impande y'igihuru. Icyo gihe dukurikije ubwo wacikishije amashuri urimo ufite imyaka 6, nyuma utangira iby'ubushumba ufite iyo myaka? Oya, natangiye ubushumba ngejeje imyaka 9. Yego, 9. Ubwo umushumba nyine haciye igihe, kubera n'ibyo bikomere nuko kwiheba, ndagiye inka nyine nicaye impande y'igihuru. Kwa kundi abana basaba ikintu, nanjye mbitekereza ku mutima, ndavuga ati se kuko Mana kubona nabuze kwiga kubera kutavuga, nkabura byose kubera kutavuga, wampaye kuvuga basi nkazajya nkuririmbira. Ubwo haciyeho nk'ukwezi, kuvuga bitangira kugenda biza, bikifungura, nk'umuntu yaba mbajije andakariye bikongera bikifunga. Ubwo ngejeje imyaka 15 nibwo nabashije kuvuga neza, abantu baramenyera. Nubwo ubu ngubu hakirimo akantu, ariko mbishimira Imana. None se Jean de Dieu, uravuze uti iyo umuntu yabaga kurakariye cyangwa se yakubabaje, no kuvuga ngo watoboraga ukavuga cyangwa ukabumbura umunwa kubera umuntu akurakaje, cyangwa kuko wari ufite uwo muhati wo kumva ushaka kuvuga? Byari bimeze gute? Ese wahatanye gute kugira ngo ubashe no gusohora ijambo rya mbere? Nsohora ijambo rya mbere nari ndi kumwe n'abashumba turagiye, nagiye kumva numva biraje, ntago nagusobanurira uko byagenze, ariko nyine mbishimira Imana kuko numvishe nishimye pe. Ndavuga ati burya ya Mana iranyumvishije, ya Mana yumva abana, ya Mana idatererana abana, biranshimisha. Ariko nyine iyo umuntu yambazaga andakariye cyangwa arakaye, byarongeraga bikifunga. Byasabaga ngo niba tugiye kuvugana unsekere, wishime, nibwo byakundaga kugira kwirekura. Byaragusabaga ko uba uri mu gihe cyo kumva utuje? Yego. Iyo umuntu yankabukiraga asa nkaho anteye ubwoba, byarakwamaga. Yego. Jean de Dieu, tugikomeza, uravuze uti nyuma ku myaka 15 noneho byagenze neza ntangira kuvuga. Wumvaga ubasha kuvuga nk'abandi se, cyangwa wowe kuvuga kwawe kwari gutandukanye? Kuvuga kwanjye kwari gukeya, amagambo yabaga ari make, nanga ko navuga cyane bikongera bikagira. Nabaga mfite ubwoba bikagenda, nkavuga makeya, nk'umuntu yaba ambarije ikintu nkamara nk'iminota nka 30 ntaramusubiza, ndwana nabyo. Yego. Ariko nyine nkashima Imana. Nyuma kuri iyo myaka 15 wasubiye mu ishuri, warongeye ushaka ibindi bintu wakwiga, byagenze gute? Nyuma y'iyo myaka 15 nahise mbwira papa, nti wanshubije mu ishuri ko bakubwiye ngo nimenya kuvuga nzajyeyo.
Papa wanjye rero kubera ari njyewe wabaga ukora ibintu byose, ndi umushumba n'iki, nta wundi mwana uhari, akareba rero kugira ngo njye ku ishuri bigire wapi, yica amatwi. Ariko nyine kubera umuhate nagize, kubera nashakaga kwiga, haje umushinga wa Adara Rwanda, catch up. Nibwo rero nagiye kwishakira ishuri, byari hafi y'iwacu. Ubwo mvayo niguriye n'amakayi n'utundi tuntu nk'utwo, ariko ndabasaba nkazajya niga mu gitondo kuko ikigoroba abantu twaragiranaga bansigariragaho. Aho muri Adara mwigaga ibiki? Indimi, amasomo asanzwe yo mu ishuri, mwigaga ibijyanye n'iki? Ni amasomo asanzwe, kugira Kinyarwanda n'ibindi. Yego, ariko ntibyampiriye, nagize nko mu wa gatanu uwo mushinga ugiye gukorera kuri. Mpurana cya kibazo rero, nkubaha ababyeyi, nkumva ntabasiga, ubwo rero mpitamo kujya kwiga imyuga. Yego. Umwuga wahise wiga n'uwe? Kutire, kudoda, ko narabikundaga cyane. Navuze ati ubwo mbuze amahirwe yo kwiga, wenda kanjye kwiga umwuga, aba ari byo bintu nzakomerezamo, mbifatanye n'uko kuvuga kwanjye, kubera ko nahise mbona n'impano yo kuririmba. Ni ukuvuga ngo cya kintu waravuze hano mbere wari ufite uvuga uti nzaririmbira Imana, ubu urabikora? Ndabikora, ndaririmba, nubwo nta ndirimbo nyinshi ndakora, ariko izo nakoze nizo kwibuka. Nizo kwibuka. Hanyuma ubu ngubu uhagaze ute? Se hari ibindi bintu runaka ukora bijyanye n'ukuntu wigeze kuba waba urwaye? Ni izihe gahunda ufite mu buzima bwawe umunsi ku wundi? Gahunda mfite ni ukugomba gushima Imana. Nizo gahunda zanjye zo kudoda kandi no kuririmba impano yanjye ikaguka, nubwo nta basapota ndabona, ariko ngira icyizere ko Nyagasani azabimfashamo. Yego. Nawe se mu bijyanye, uravuze uti nkora indirimbo zijyanye no kwibuka, mu bijyanye se niyo Mana avuga guti nzayiririmbira, hari korali iramo mu rusengero runaka cyangwa hari uburyo runaka ujya ubikoramo, ubigenza ute? Nabaye muri korali, ariko nasezeraniye Imana ko nzaririmba ku ngeri zose, nkatanga ubutumwa ntagize amahirwe yo kuvuga ngo nige mbe naba nka padiri nkigisha abantu, butambuke mu ndirimbo cyangwa butambuke nko muri ubuhamya bugira ikintu buhindura abantu. Urakoze cyane Jean de Dieu. Ndabizi ko abantu benshi bafite amatsiko, baravuga bati ese muri ubwo buryo bwo kuba utaruzi kuvuga, hari uburyo tuzi abana babasha kwiga kuvuga, niko navuga, cyangwa se babasha gukominika cyangwa gutambutsa ubutumwa bakoresheje sinye cyangwa se ibimenyetso? Wowe wabaraciye muri iyo gahunda cyangwa nta bushobozi bwari buhari cyangwa se ubumenyi kuri ibyo? Ibimenyetso kubera numvaga ibyinshi narabyumvaga. Burya ibimenyetso, iyo umuntu ari ikiragi, akenshi hari igihe uba uri ikiragi utanumva byose. Urabona nk'umuntu aguturutse inyuma akaba yakuvugisha ntiwumve. Ubwo rero byaramfashaga kuba numva ariko ntavuga. Nkumva ikintu umuntu ambwiye n'icyo gukora nkahita ngenda nkagikora. Yego, byaramfashaga kubera numvaga, ntago nari meze nk'aho umuntu wari ikiragi atumva kandi atanavuga. Cyari bitandukanye. Nta kantu kigeze kakubaho se udashaka kwibagirwa ukavuga uti mu gihe ntabashaga kuvuga mbabaye, hari ikintu ntabashije kubwira umuntu kandi nari nkeneye kumubwira? Hari nk'ikintu kigeze kikubaho na rimwe? Ikintu cyambayeho, ntavuga, ndi umwana niga, nigeze gusiba ishuri. Nari ngiye kujya kwiga, ngiye gufungura ivarisi, nsangamo inzoka nini cyane. Ubwo nsiba ishuri gutyo,
papa atashye arankubita ku mitima, ndatekereza ndavuga ati iyo mba nzi kuvuga nari kubivuga atarankubita. Arankubita, natabaye n'abaturage, mfata umuntu umwe akaboko ndagenda mutungira urutoki ku isanduka, barafungura basangamo ya nzoka barayica. Nicyo kintu numva cyambayeho kubera kutavuga. Urabona ntabwo umuntu yagukubita ngo ubure kutababara uzira akarengane kandi wagashoboye kumusubiza. Nibyo cyane. Hanyuma se abantu bakunda kwibaza, uravuze uti inzoka cyangwa se icyo kintu cyagukanze giteye ubwoba cyane. Abantu benshi bakunda kwibaza bakavuga ati wasanga ari nk'imigenzo y'iwanyu, wasanga ari nk'ubupfumu, wasanga se barakuziritse, ibintu nk'ibyo byo mu muco cyangwa se byo kugirira nabi. Wowe waba hari ikintu wigeze wumva mu muryango bavuga bati umwana wacu yazize iki, cyangwa nta na kimwe wigeze wakiramo nk'amakuru? Oya, ntabyo numvishe, kandi nizera ko kubera bambwiraga ziriya ndwara za mugiga, nese numva ko ariyo mpamvu yabiteye. Naho iby'inzoka byo, inzoka yinshira ushobora kubana nayo mu nzu utabizi, kuko iriya nzoka aba ariyo gufata izo mbeba kugira gute, ntabwo iyikunda kuryana. Naho ibindi byo rwose nemera ko bitabaho. Yego. Hanyuma se nk'ubu ngubu ufite akazi ukora, ufite n'ibindi wirirwamo ku munsi, ni iki ushyize ku mpande ko wavuga ubutumwa, ukavuga ubuhamya bwawe, ukavuga ibyo waciyemo bibabaje, ni iki wumva wakora cyafasha n'aba bantu wenda bafite icyo kibazo cyangwa bahura nacyo? Yego. Ikintu nakora, kuba babaye mbamenye hari aho bari. Icyambere nabitambutsa mu ndirimbo zanjye. Burya iyo uririmbye na wa muntu nubwo atumva akabona ari amarenga, hari ikintu bimufasha, kandi hari nk'uwomenye ntagira ikintu namufasha bitewe n'uko byambayeho, nzi ukuntu bibabaza, nzi ukuntu biryana. Niyo mpamvu umutima wankomangaga nkavuga ati ubu mpfuye byagenda gute, nasobanurira iki Imana? Yego. Twenda kugana ku musozo, Jean de Dieu, hari abantu benshi cyane bagukurikiye wenda bafite abo bafite icyo bapfana, cyangwa se inshuti zabo zimeze uko nguko, cyangwa se zabiciyemo bigakemuka cyangwa ntibikemuke. Abo bose ni abantu bagiye bafite ikibazo ku mitima yabo. Wowe wumva nk'umuntu wabiciyemo, wumva n'iki wababwira? Ikintu nababwira nk'umuntu uri muri icyo kibazo, umubyeyi cyangwa abavandimwe bakagiye bamwumva nubwo atavuga, ariko nyine aba ari umuntu, aba ari ikiremwa muntu. Ntibakagiye bamuhohotera, navuga ko ari ukumuhohotera cyangwa ngo bamurenganyirize iyo mpamvu uko ameze. Bakamwumva, bakishimira wenda niba hari impano afite bakamusapotinga. Yego, nicyo kintu nabashishikariza, kandi nizera ko Uwiteka hari kandi ashobora kumukiza cyangwa agakiza n'abandi. Hari abantu bumva ko biriya impumyi gukira cyangwa ibiragi kuvuga, wenda bakumva ari ibyo mu bitabo, ariko biracyahari, Nyagasani aracyakiza. Yego, kandi ubuhamya bwabyo. Yego, ndi umuhamya wabyo, nzayihamya mpaka kugeza mpfuye. Yego. Jean de Dieu, akabazo ka nyuma, ese ukurikije ibyo bintu waciyemo, ukurikije aho ugeze ubu, ikintu cya mbere nakwifuza ko ubatangariza, ese hari nka message cyangwa se ubutumwa ushaka kubaha cyangwa icyifuzo? Ikindi kintu nashaka kubaza, hari abantu runaka wabuzi bafasha abantu nk'abo ngabo bigeze bakugeraho mu gihe wari urwaye, ku buryo umuntu wenda yavuga ati nakomanga aha kugira ngo bamfashe cyangwa naca aha ngaha? Nta muntu nigeze mbona, byose nabikoreye na Nyagasani. Yego. Niba banahari wenda bashobora kuba batari banzi, ariko ngewe shima Imana ko ntandi kumwe na Nyagasani.
niwe wankoreraga ako kazi kose, ariwe dogiteri wanjye, ari nawe unyitaho umunsi ku munsi. Yego. Nawe se message cyangwa se ubutumwa cyangwa icyifuzo waba ufite ni iki? Icyifuzo naba mfite cyangwa ubutumwa nuko abantu bakomeza kugira guha agaciro abantu bafite ikibazo nk'icyo, bakumva ko nabo ari abantu nk'abandi, kandi bakizera ko Imana ihari kandi igikiza. Hari abantu batekereza kujya gushakira gukira muri ibyo bintu bindi, bakumva ko ariho hari imbaraga zikomeye, ariko Imana niyo ifite imbaraga zikomeye kuruta izo ngizo. Yego, nubwo butumwa nabaha. Icyifuzo kandi buri muntu wese ukurikiye ubu buhamya bugire ikintu bumuhindura, kandi azagomeza busakaze no kuri bagenzi be. Yego, nicyo cyifuzo cyanjye. Arakoze cyane Jean de Dieu, mwabyumviye ko ni ubuhamya bukomeye cyane kuba waba uri umuntu ufite uburwayi runaka kandi bukomeye bukuremereye ukaza kugera ku gihe nk'icyo gukira. Hanyuma hari benshi cyane bari hanze ahangaha bafite ikibazo nk'icyo. Waba ufite ubuhamya nk'ubwo watugeraho cyane kuri Legacy TV ukatwandikira. Nimba ufite ikibazo ushaka kumubaza, nimba ufite icyifuzo, ufite icyo ushaka kumugezaho, turashyiraho amakuru ajyanye nawe yose n'ibimuranga byose. Hanyuma mbibutsa ko ari ugukanda kuri subscribe button ya Legacy TV no kuri notification button kugira mukomeze kwakira amakuru agiye atandukanye. Mwari muri kumwe nanjye Albina Steny, queen of the mic, good girl in the city, be in all or be nothing at all.